abacuruzi bo mu Burayi bari baracitswe n'ubukire bwo muri Afurika bushingiye cyane kuri zahabu. Abaportugal nibwo bamanutse ari abambere muri Afurika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itatu na kane. Muri uwo mwaka uwo bitaga Le Prince le Navigateur, igikomangoma cyo muri Portugal cyambutse inyanja Atlantique kigiye gushaka izahabu muri Afurika. Iyo zahabu ntayo cyabonye, ariko gikoresheje iterabwoba no gusagarira abaturage batuye hafi y'inkombe muri Mauritania na Senegal, cyafashe bunyago abaturage kibajyana i Portugal kubagurisha nk'imbata z'abagaragu. Iryo gurisha rya mbere ry'imbata z'abacakara z'Abanyafurika ryamenyekanye cyane muri Portugal. Icyo gikorwa cy'ubunyamaswa cyari giteye agahinda ku bagurishwa. Aba barangwaga n'agahinda kenshi, amarira atemba, imiryango itandukanywa. Imbata z'abacakara z'Abanyafurika zahasanze izindi imbata z'abacakara z'abera zituruka mu gace kitwa Caucase. Intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itanu na gatatu yaje kugira ingaruka mu gutwara bunyago Abanyafurika mu buretwa i Burayi. Iyo ntambara yari hagati y'Abayisilamu n'Abakirisitu. Mu gutsinda kw'Abayisilamu, imihanda yakoreshwaga mu kuzana imbata z'abacakara ziturutse i Caucase yarafunzwe, bityo Abakokaziya babyungukiramo. Kuko Uburayi bwari bukeneye imbata z'abacakara, bwahise bwibasira Afurika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itanu na gatanu, Papa Nikola wa gatanu yasinyiye ibaruwa umwami Alfonso wo muri Portugal, ikaba yari ihatse: dufite uburenganzira bwo gutera, gutsinda no gukuraho abasahasa b'abapagani no kubahindura abacakara ubuziraherezo. Nk'uko Abarabu bageze aho bifashisha Ababerberi, abacuruzi bo mu Burayi nabo baje kwifashisha Abanyafurika bari bavanywe mu bucakara gutata aho imitungo yari iherereye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo irindwi na rimwe, Abaportugali bafashe ikirwa cyitwa Sao Tome. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo inani na gatatu bageze Kongo. Binjira muri Kongo byaraboroheye, koko bwari ubwa mbere bageze mu gihugu kitarimo Abarabu, nta mirwano yabayeho, kandi umwami Nzinga Mvemba w'ingoma ya Kongo yaje kugana idini y'Abakirisitu, bityo aba Alfonso wa mbere, ingoma ye ayigira iy'Abakirisitu. Imyitwarire y'abategetsi ba Kongo yaje guhinduka bishingiye ku bucuruzi n'Abaportugal. Imitungo ituruka mu Burayi yari yarabasazije, ikaba yari igizwe n'inzoga zitwa Rhum, intwaro, imitako n'ibindi. Mu ngurane abera bafataga Kongo harimo abacakara bajyanwaga muri Ghana, aho bita Elmina, gucukura izahabu. Iyo zahabu ikajyanwa mu Burayi. I Sao Tome, uburetwa bwaje guhindura isura, ubukana buriyongera. Iyo mfite ibyishimo inshuti yanjye ikababara,
urahoza kandi ugahozwa ibyiza n'ibibi ubisangira n'inshuti kuko ugahora ukeye imbere n'inyuma iyo ufite umutima ukunda kandi ukanakundwa mu gihe cy'umubabaro urahoza kandi ugahozwa